aha mu rukundo naye mafaranga menshi watanze ugura gift y'umuntu mukundana? Nta gift ndatanga kandi warazihabwa? ntago navuga ko ari gift, nge nta gift ndatanga. Witwa wowe nta muntu uraha gift? Oya, nye gift ngenda zitanga kwa shite banjye abagize anniversary. Mu rukundo? Oya, ntago bijya bigera kuri extent ndi butange gift ko babyarangiye. Bimara igihe. Ni view once relationship zanjye naka view once kabisa. Amasegonda 30. Kimbwira ngo kukiri singo ni nge na view once nyeneye. Shaka stable nkazakunda n'umuntu. Nta muntu uraha gift? Bigiye biranyemerera se kandi ari view once. Ntibatuma byibuze bagina kwa amahirwe kugira ngo uzagere kuri level ba gift. Wapi? Yo. Okomana. And I wish that I can do that. Mu buzima bwawe bwose niye gift wahawe ikagushimisha wariguhaye arindi? My ex. Yeah, my flowers kuri Sevalant. Ngo nevuze ntago nevuze abantu mukundana. Ni ex wanjye rero. Bwose. Yeah, ni mu ex wanjye. Now my gift nyine. I loved it. Yo. Yeah. Ako disura cyamukunda. Oh yeah, sumbaje se gift bamaye nkishima. Ko ni ibintu byose mama yaguhaye. Mama wanjye rega niwe ngewe. Ikizi? Niwe ngewe ntago ibintu byose yampaye. I deserve it. Humva ari ibintu ugomba nyine. Ni ibintu ngomba rega none se nkubeshye. Yego. Ahubwo nkanjye kumuha gift nibyo birenze kuko umubyeyi ni nk'umwana, ngiye ma gift niwe nyine wakumva yuko umuzi ibintu bikomeye cyane. Nawe usibye ko yakoze ibintu bikomeye ariko umubyeyi ni ibintu nyine ko nagumye mbyakira kenshi muturutseho.